Ndabasuhuje aho muri hose hatandukanye. Turebe Zaburi ya 4 n'umurongo waho wa 3. Bana b'abantu, muzagezaho guhindura icyubahiro cyanjye igisuzuguriro. Muzagezaho guhindura ibitagira umumaro no gukurikiza ibinyoma. Uyu munsi reka twibaze tuvuge tuti, uyu munsi ni iki turi gushyira imbere? Uyu munsi ni iki turi kwibwira mu mitima yacu? Turi gutekereza iki ku Mana? Imana hano iri kubaza umwana w'umuntu, ituzageza hehe guhindura icyubahiro cyanjye warangiza ukagihindura igisuzuguriro? Uyu munsi rero umuntu aho ari hose ari kubazwa iki kibazo. Imana ikamubaza iti uzageza ryari? Kandi buriya Imana ijya ibasha kutugira inama iyo twemeye kumva amagambo yayo kandi tukayaha agaciro. Uyu munsi Imana irabaza umwana w'umuntu iti, kuki wahinduye icyubahiro cyanjye? Kandi kuki ukunda ibitagira umumaro? Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi muvandimwe, wowe unkurikiye, wowe turi kumwe, ibitagira umumaro dukwiriye kubigendera kure, cyangwa se bya bindi bitesha Imana agaciro dukwiriye kubizibukira byo muri iyi minsi ya none. Umuntu wese aho ari agakora ibifite umumaro, agakora icyo umuntu wese ashobora kwitegereza akabona ko gifite umumaro, kandi ibinyoma nabyo tukabyirinda. Muri iyi minsi abantu benshi bari kugenda bakurikiza ibinyoma, abantu benshi bakagenda babeshyera abandi, cyangwa se bakagenda bahimba ibinyoma mu buryo bwo kugira ngo babone uko babaho. Ariko nta na rimwe ikinyoma kizaguhira, nta na rimwe uzakora ibitagira umumaro ngo biguhire, kandi gusuzugura Imana nabyo buriya ntacyo byamarira umuntu. Rero icyubahiro cy'Imana ni icyayo, iragikwiriye, kandi ibihe byose ntago icyubahiro cy'Imana cyaguranwa ibindi. Nubwo turi mu isi igoye, ariko umuntu wese akwiriye guca bugufi, umuntu wese akwiriye kumva ko Imana ikwiriye icyubahiro cyayo, kandi ibyo nubikurikiza ugaha Imana icyubahiro, warangiza ugakora ibyo gukiranuka, kandi warangiza ukubahisha Imana umuremyi wawe, uzagira amahoro, kandi ugakora iby'umumaro ndetse ukirinda ibinyoma. Ndabizi neza ko uzabaho mu mahoro, umutima wawe utuje, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nzajya ndyama nizigure, ngo kuko ari wowe Uwiteka wenyine umpa kuba amahoro. Uwiteka rero aha amahoro abantu be, Uwiteka aha amahoro abamwubaha n'abamukunda n'abakurikiza inama abagira. Uyu munsi nawe wumve ko Imana muri kumwe iri mu ruhande rwawe, kandi izakugirira neza rwose, nk'uko iri kugenda itubwira ngo bana b'abantu, muzagezaho guhindura icyubahiro cyanjye. Ahangaha ntabwo Imana yavuga gutya ari uko iri kunezerwa n'ibyo abantu bari kugenda bakora. Nuko rero ukwiriye kwisuzuma, kandi ukamenya ko iminsi tugezemo atari iminsi yo gukina, ukamenya ko ari iminsi igoye, ukamenya ko ari iminsi yo kwegera Imana cyane, kandi ukamenya ko Satani nawe ari kugenda akora, ari kugenda ashaka abo yayobya, ari kugenda ashaka abo yahindura abanzi b'Imana. Umuntu akabaho, ariko akabaho ari icyigenge, akabaho akora ibyo ashaka, akabaho akora ibitagira umumaro, ibiteye isoni, ndetse umuntu akabaho ari umunyabinyoma. Icyo nicyo Satani ari kugenda ahigisha abantu benshi, bitewe n'isi igoye tugezemo, n'igihe cy'ikoranabuhanga kigeze kure. Uyu munsi biradusaba kwegera Imana cyane, biradusaba izindi mbaraga, tugasenga Imana ikatwambika imbaraga mu gihe gisa nk'iki, kugira ngo twebwe n'abacu tuzabashe gukiranuka, tuzabashe gukora ibyo Imana ishaka. Rero reka ngushimire, nkubwire ngo wakoze gufata umwanya ukankurikira, n'ubundi turasubira mu kindi kiganiro.